Muraho neza nshuti zanjye, ni Jado Creator TV. Ndabashimira cyane ku bwitange mukomeje kumpa. Uyu munsi ndabagezaho uburyo butanu bwizewe ukoresha kugira ngo winjize amafaranga utavuye aho uri. Ese wigeze wibaza uko wakwinjiza amafaranga utavuye iwanyu? Iyi videwo iragufasha kubona inzira eshanu zizewe muri 2025. Reba iyi videwo yose paka irangiye, iri bugufashe gusobanukirwa neza ubwo buryo butanu wakoresha kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga. Uburyo butanu bwizewe wakora online business ukinjiza amafaranga utavuye mu Rwanda. Business ikaba iri kuraninga gatanu ku kandi. Ntago bigusaba ngo uve aho uri, ntago bigusaba ngo ugendagende, oya, ahubwo ni business ukora online wifashishije telefone yawe, wifashishije interinete yawe, wifashishije ibintu utavuye kure, utavuye aho uri ngo ugende ujye kure, kandi bikaba byaguhuza n'abantu bakomeye muri business, abayobora amakampani ndetse n'abaguzi ku giti cyabo. Rero urasabwa gukurikira akantu ku kandi, kandi nimba uri mushya kuri ino channel Jado Creator TV, ukore subscribe, ukore like, ukore share, ukore wandike comment kugira ngo videwo zitaha tuzabashe kuzisangira. Kandi rwose iyi ni community yanyu, iyi ni channel yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye na mining, bijyanye na business online, ndetse bijyanye n'udushya mu buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo wabyikorera nawe ukabimenya muri tekinoloji cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Rero niyo mpamvu usabwa kudutera inkunga binyuze muri subscribe, like, share, comment, ndetse muri comment wanandikamo igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye ngo ni iki mukeneye, ni iki mushaka kuri ino channel, ni ibihe biganiro mwumva mukunze, noneho tube twabiganira ikiganiro ku kindi dusangira ijambo. Ibi rero birizewe ngiye kubagezaho, ni byiza kandi biri practical kandi birashoboka, kuko naranabigerageje. Kuri buri wese biramushobokera, ntibireba ngo urakuze, uri muto, oya, upfa kuba ufite imyaka y'ubukure ku buryo kwiyandikisha muri izo business bikunda. Waba uri umunyeshuri, waba ufite akazi, waba utagafite, izi business rwose zirakunda, ntago zigutwara umwanya, nta mwanya munini zigutwara. Ndaje rero turebe akantu ku kandi, mbibutse ko icyo tugiye kuganiraho ni uburyo butanu bwizewe wakora online business ukinjiza amafaranga utavuye mu Rwanda, kandi bikaguhuza n'abakomeye mu ma business ku isi hose. Iyi ni business idea 2025 kandi ziri trend cyane. Kurikira akantu ku kandi urebe ukuntu ari byiza gukora business online. Tugiye guhera ako kantu ka mbere. Icyo duhereyeho, business duhereyeho ni business yitwa affiliate marketing. Ni ubucuruzi bwo kwamamaza ibicuruzwa by'abandi, nk'Amazon, Jumia, Clickbank n'abandi.
ukoresheje link yawe bwite, affiliate link. Ni ukuvuga ngo ukimara kwiyandikisha baguha affiliate link yo gukoreraho affiliate marketing, kugira ngo ubashe kwinjiza za komisiyo. Ni ukuvuga ngo iyo ugize gutya ukaba watanga link yawe wakuye muri affiliate marketing, urayitanga ku mbuga nkoranyambaga kuri social medias, noneho ukanze kuri ya link wapositinze akaba yakwinjiriza amafaranga, iyo aguze akwinjiriza amafaranga binyuze kuri ya link wamuhaye. Ni ukuvuga ngo rero ukoresheje link yawe bwite, affiliate link, iyo umuntu aguze cyangwa akoresheje serivisi yanyu yanyuze kuri iyo link uhabwa komisiyo. Uko bikora, wiyandikisha kuri site itanga affiliate program, ugahabwa link yihariye uyamamarizaho kuri YouTube, uyamamarizaho kuri blog, TikTok, Facebook ndetse no kuri WhatsApp, uyamamarizaho n'ahandi hatandukanye, n'abandi bakaba bakubona kandi bakakubona rwose neza cyane, ukaba wacururiza aho ngaho kuri affiliate marketing. Iyo umuntu ayikoresheje urinjiza amafaranga ya komisiyo. Aho wakorera ni ku Amazon Associates, Jumia Affiliate, Clickbank, Digital Store 24, Impact.com. Reka turebe noneho business ya kabiri wakora. Business ya kabiri wakorera online. Kurikira neza business ya kabiri usobanukirwe. Nibutsa ko rwose usabwe gukurikira neza izi videwo zose, ugakurikira videwo ku yindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa, maze bigufashe gutangira kugerageza gukora izi business. Business ya kabiri yitwa freelancing. Freelancing ni business nanone ikorerwa online. Ni uburyo bwo gukora akazi ku bantu batandukanye ku isi hose binyuze kuri internet. Ushobora gukora ukoreye kuri internet akazi k'amasegonda bitagusabye igihe kinini, ugakora ugahita winjiza amafaranga yawe bitagusabye amasaha. Ushobora gukora amasaha bitewe n'uko ushaka kwinjiza, byose birashoboka gatanu ku kandi, cyangwa imishinga migufi. Ni ukuvuga ngo ibyo ushobora gukora muri no freelancing, ushobora gukora graphic design, video editing, writing, translation. Urugero ukoze wifashishije nka website yitwa Upwork. Ushobora gukora voice over, ushobora gukora web design ndetse n'izindi business. Aho wabikorera, wakorera kuri Upwork, Fiverr, wakorera kuri freelancer.com, wakorera kuri TopTal. Izo rero ni business ebyiri maze kubagezaho zitandukanye wakora ukoreye online kandi zikaba zizewe cyane gatanu ku kandi.
Iyi bizinesi ya gatatu ushobora gukora ukoreye kuri interineti ni bizinesi yitwa yutube cano monetization. Ino yutube cano monetization mwese murabizi ko yutube ni urubuga cyangwa se ni sayiti icururizwaho amavidewo. Ufungura shene ya yutube ugashyiraho amavidewo y'inyigisho zitandukanye, ugashyiraho amavidewo y'inyigisho wowe wumva wateguye ushaka ukeneye kugeza ku bandi, wirinda gukora ikosa rya copyright, wirinda gukora ikosa ryo gutinda kwaporodinga videwo. Noneho ama reviews, entertainment, izo videwo zose ukaba wazishyiraho ndetse n'ibindi. Iyo ugeze kuri subscribe 1000 n'amasaha 4000 bya watch hours, watch time, uba wemerewe guhabwa amafaranga binyuze mu ma AdSense. Noneho rero inyungu aho ikomoka, inyungu aho uyibonera ni hehe? Ushobora guhura n'abamamaza, ad revenue, sponsorship, affiliate link, za link zigufasha kwamamaza ndetse no kuba waselinga your products through YouTube channel, ubundi ukaninga binyuze muri izo serivisi zitandukanye. Ikindi ushobora tugiye kuri bizinesi ya kane. Bizinesi ya kane ni selling digital products. Selling digital products. Selling digital products ni uburyo bwo gucuruza, ucuruza ibintu bitari physical, ucuruza ibintu bitari physically, bitagaragara, bitari touchable, bidafatika. Templates, CV, resume, business plans. Ni ukuvuga ngo ushobora purisetinga nka photoshop, lightroom, music beats, ugakora imiziki iri beats, font, ushobora gukora font, software, script ndetse n'ibindi. Aho wabikorera Gumroad digital cyangwa se ETSI, Payhip, self host site ndetse n'ibindi. Ushobora rero izi bizinesi rwose kuzikora kandi zikakwinjiriza kashi, zikakwinjiriza amafaranga menshi kandi aryoshye asobanutse. Tugiye rero nanone kureba bizinesi ya nyuma ariyo ya gatanu ushobora gukora wifashishije online business. Business yitwa crypto trading. Urabisobanukirwa neza uburyo ikorwamo, ngiye kubicamo mvunagura ngusobanurire. Ushobora gutangira kwiga crypto basics, ushobora kwifashisha nka application yitwa Binance nk'urugero wakifashisha kugira ngo utangire ino business ya crypto trading. Ku bazi cryptocurrencies, ni ibintu byoroshye kandi biryoshye kuba wabikora rwose, bizewe. Tangira na spot trading, ntibikanganye, nta nubwo bigoye, nta nubwo bikomeye.
Aha ngaha turi rero ni muri Bayinansi ngira ngo murabibona, Bayinansi igira ibice bibiri, igira igice cya egisicenji, ikagira n'igice cya waleti. Waleti ni ikofi, egisicenji ni aho ushobora gufata koyini zawe ukazivunjisha, ni aho ushobora kurangurira koyini iri hasi wifashishije teredi, hano hasi handitse teredi ukajya kuri sipoti, ukajya kuri sipoti. Izi ni koyini zitandukanye, izi zaka umutuku ziba ziri kugenda zigwa zimanuka, urabona nka bitikoyini iri ku madolari 118,000, ubwo ni miliyoni zigera mu 150 z'amanyarwanda. Murabona n'izindi za Eteriyamu ndetse n'izindi koyini zitandukanye. Twebwe rero turaza twikandire kuri teredi, noneho niturangiza turahita duhinguka ahantu hameze gutya. Nitugera ahantu hameze gutya rero, ubwo turaba twinjiye aho bibera, aho ushobora kurangura koyini ndetse n'aho wayicururiza. Aha rero urabona ko hari koyini yitwa ogusheni ishobora gucuruzwa mu ma USDT. USDT ni ifaranga ry'Irinyamerika ariko riri digito, riba riri kuri interineti. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uraza ugasetingamo, hano hari limiti, ukora hariya kuri kariya gafureshi ugashyiramo maketingi, bisobanuye ngo uba utangiye gucuruza koyini zawe. Aha ushobora kuba ufite n'amadolari 5 ukaba wayashyiraho, ubwo ni ibihumbi bigera nko mu 8, cyangwa waba ufite ibihumbi 10 ugashyiraho, ugatangira ku dufaranga dukeya, ukajya urangura wongera ucuruza. Kuvuga ngo hano kuri bayi uba ugiye kurangura koyini, hano kuri seli uba ugiye kugurisha ya koyini wari ufite, ukaba wayibyazamo amafaranga. Twari turi kuri bayi, hano ni kuri selingi, bivuze ko ino limiti uyikuramo, wamara kuyikuraho ugasunika kano kantu k'agafureshi, aka ngaka ukagasunika kakuzura 100%, ugatangira nawe gukirigita ku ifaranga bitagusabye kuva aho uri, cyangwa se ngo bigusabe gukora imirimo y'imvune, kandi ukinjiza amafaranga menshi cyane. Nizere ko rero aya makuru cyangwa se iyi videwo yagufashije. Hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite, andika munsi aho ngaho muri komenti, kandi ntiwibagirwe gukora sabusikarayibe. Nimba ino videwo wayikunze hari icyo igufashije, kora layike ndetse no gusangiza abandi iyi nyigisho, ukora sheya, ubundi wandike muri komenti igitekerezo cyawe, ndetse ube wanatubwira uti njyewe nshaka ko ubutaha muzankorera videwo kuri iyi bizinesi, bitewe na bizinesi wowe wumva ushaka gusobanukirwa cyangwa se ushaka gukora. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda.